none se mabuja oya nago nikiniraga oya nikiniraga mabuja nikiniraga siko twakoreye aho none sohoka no mu cyumba cyanjye genda sohoka sohoka ntabwo ngushaka sohoka sasa rero ushaka ko tuvugana ugiye kumwe ibiceri byanjye se ibiceri byawe igihembo ngiye kuguha ni kimwe ngiye kuguha igihembo wa undi wari uvuga ngo uza hano uca inyuma boss ibyo iyo mwamukoraga none ibyo ugiye gukora icyo gihembo se gishimishije tayari jewe ubona wuzuye ntabwo kwakwanya ntabwo kwakwanya urabona uri bubashe ndabibasha gira vuba ahubwo ubwire ibintu tujya gukora hano turi babiri sinzangira undi muntu byuvamo ntabwo kwakwanya jewe izere yuko kirabura ntunganye neza bita yacu genda tayari genda kwakwanya jewe ubundi ko ndaho nta kabufu ufite mera neza nyine akapolisi ahubwo ureka aho ngaho ugemeje ngo kwakwanya ushaka kunyeganisha ku nzu ku rugisi cyane imbere cyane aho nta kibazo ubundi ntibiripira byose hagarara neza nyine hagarara neza nk'urufungo ntabwo none se hagarara neza nk'urufungo wavuze ko none se umaze kuzamuka hirya bidesere uzi ko bidesere tekura ariko kandi uzi ko bidesere ntunyumvire ubusa kubitira hano ngiye kuramo we cyabinze ko sabino bidesere koko we kuramo ariko oya bamujate oya niba bidesere ntabwo biri mu shwi ntabwo ngi wanyumvira ubusa uranyumva oya kuramo none hanga oya none se mabuja oya ntabwo nikiniraga nikiniraga mabuja nikiniraga uratoya kikoryo akoze habaye iki kumva urusaku habaye sheri ni byose habaye iki se ko mbona wikanze mana we fasha mbe ndikurota mana ntibikize wageze hano gute kimi mwana njye naje hano gute nyine gute mana yanje ubundi suri mu buriri bwanjye mana nayiza ibintu birenze ariko wibikomeza mbabwira ko nageze twanaje nyine mu kirori cyanyu twasinze twese n'ubu nyine nuko byarangiye birangira gute no nta kintu kigoye kiri mu ngewe wambwiye ngo tutahe kuko nabo twari turi kumwe buri wese arajyanye n'undi kandi twari muri enjoy nta kintu kigoye kandi wikwikompleka ni ibintu biri easy none si byo ndi kumva nibyo nge mbabwira yuko atari ibyo mbabwira ko ndimo kurota ubwo se mana wikigira ibyo ibintu bisanzwe urabizi wenda nubwo gutya byaba byabaye tutabyumvikanye sibyo urabizi ko rero naragukunze sibyo nkunda ndi mwana nubwo wakoraga iwacu byari ibintu byiza sibyo kuba umukobwa ntabwo bisobanuye kuba warakoraga iwacu ntabwo bisobanuye kutamukunda we waranunze n'amavu wankurikiranye mpaka ugeze mu buriri bwanjye ni ibintu bisanzwe kuba nisanze mu buriri bwawe ntabwo bisanzwe njye n'abasore nyanzana mu buriri kuri njye ni surprise naje iwanjye nanjye ntabwo nari ko ndi bugusange hano ariko si ibintu biki ibintu bisanzwe wikikompleka siko twakoreye aho bitewe nuko nta kondisiyo twari turimo ntabwo twari kwibuka ibyo bintu by'ubukingirizo twari twamwe uziko kugira ngo nzi mu cyumba naje nguteruye mwana unarengewe wari represe cyane byari ibintu biri by'ubusazi
ndakura none sohoka no mu cyumba cyanjye genda sohoka sohoka ntabwo ngushaka sohoka ariko mana kucyaha banguma mwana wibifata gutyo genda ntabwo nshaka kukubona kandi ugende wishe ukajyana ubona kumvire mu cyumba ubusibe mana arangona. Abona uri mu mibare abona ringeze hano ndimo ndasinyira abantu akazi biragenda neza nta kibazo y'amakosa mwayakosora twarabikoze byose ubu nawe wenda kubibona ko ibintu bimeze neza urabibona sitoke yaraje nubwo nuko nabikubwiraga bya bindi nakubwiraga ejo niba bagiye kugura info dusubira so hari ikintu rero njye nashaka kukubwira ntabwo kigoye wenda ku buryo wakigora uzinga n'ibipapuro ariko n'ubundi ntuza ndashaka ko uriya mukobwa wari utukora nk'umuseveri uriya nziza Gratien ugomba kumugarurira akazi ukamugira umukozi umuyobozi w'abakozi wari uriho nawe akajya gukora imirimo isanzwe nk'iy'abandi bakora. Peti uriya w'umuseriveri cyangwa n'undi w'umupeti waje hano? Peti w'umuseriveri w'umunsi abaye iki kugeza ubwo afite ikindi kibazo kuri cyo. Yego boss nta kibazo nari ndi gusobanura uwo ari we nangiza ngo hari undi wenda wazanye kwa Peti n'uwongeye nakubwira nta kibazo noneho uriya mbese urabona uriya wundi yabuze kubyemerera cyangwa n'undi ikibazo ni ukubyemera se ndetse ubundi hari amafaranga yiyongeragaho kuba ari we umuyobozi w'abakozi bose bibuka gusimbura amafaranga wongeragaho isahembwa ntayasanzwe nk'ayabana uko mbifuza nta kibazo bose ndabikora. Hari ikindi kibazo kindi gihari? Ntabyo ndaza kujya kumureba turavugana ngo ndi kuvuga nyine ku mubindi bisanzwe ikibazo kindi gihari? Nta kibazo bose byose nabona bingana byose birahari. Okay sawa nare meze bite ko numva urusaku habaye cyangwa ni zamu yarasaze zamu yabaye umusazi neza zamu imyenda urambaye bihuriye he n'ibyo uri kumbwira ngenda ruhutse aha ngaha bambwiye ko mbonye afite ikibazo mu bwonko reka wakibonye uteze yasaze ari gusakuza ikibazo cya zamu cyo ninjira hano mu muryango narakikubwiye so ubwambere ngikubwiye tuzajya kumufatira igitanda yarasaze shefu wowe na zamu ibyawe ngiye kubikurikirana urumva oya tuza niba mu itotsi kandi nimugora mfite akazi subize nonese kukimuntu sakuriza kandi ndi muri gahunda yo kuruhuka reka nkubwire wowe na zamu ndaje kubyikurikirana niba byarakunaniye niba ntacyo wakoze nabikubwira ni umusazi sheri tugenda kujya kuryama sinzongere kumva ikibazo cyawe na zamu musakuriza ahangaha ntabwo bizongera nuko yongera gusara cyane tuzajya jya mu cyumba tugende twagiye kandi ntuzogere na rimwe umuntu aba yarushye n'iki ashaka kujya ku kazi mukaza muza zamu umwitondere kandi kwanza mbigukuyeho ndabyikurikirana sawa nawe Keza
ushaka iki ushaka iki oya keza mbabarira tuzatubabana mbabaze nisa ushaka iki